tiwapa ahita yinjira zimya amatara ahita afata amabuja amufatamo no mu ijosi aramuniga aramusunika ahita atera isasu hari iruhande rw'umuryango amabuja yitura hariya afata n'abandi baryamisha hasi muzana ibyo mufite muzana amafaranga nta bindi bintu bashakaga. Amasasu agera kuri 4 niyo abaturage bavuga ko yarashwe ariko kubw'amahirwe nta numwe wahasize ubuzima. Ibi ngo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira kuri uyu wa kane ubwo mu masaha ya 3 y'umugoroba abagabo bagera kuri 3 ababonye bavuga ko bari bambaye imyambaro y'inzego z'umutekano ngo baje ku kabari kuwitwa Tuyisenge Olive usanzwe acururiza mu murenge wa Kabarore ahazwi nko mu gasantere ko kumukoma. Aba bagabo ngo binjira bahondagura bari muri aka kabari ndetse ariko babaka nibyo bari bafite byose. Mu kuhagera uyu ni nyirakabari uko niko yabidusobanuriye. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Olive mu mudugudu wa Bihinga niho mu Nsanze bahita ku mukoma. Byari nka 3:00 baje bambaye imyenda ya gisirikare baza nyine baratwinjira nanye batangira kudukubita batwaka amatelefone n'amafaranga. Babanje kuhanywera cyangwa baje ari icyo kibagenza? Nibyo byabagenza kuko ntabwo bari babanje kuhanywera kuko niba bananywera ntabwo tubizi kuko icyo twabonye nuko baje bambaye amanifomu gusa ya gisirikare baje bambaze funguzo ndavuga nta funguzo mfite nyine batangira kunkubita nkomeza kuzibima nyine ndababeshya ngo namucumu zifite nubwo batangiraga kutubasa nyine. Barasha amasasa ngana? Barasha amasasa nta muntu bakomerekeje usibye mucuma nyine barasaga kesi nyine karimo amafaranga kuko na urufunguzo utunuze twamutarukiye tw'ingufuri arakomereka. Byaje kurangira gute? Byaje kurangira nyine badukingiranye baragenda babasita babakingiranye. Nta kintu bakwibye? Amafaranga n'amatelefone bayatwaye n'abakiriya bari hano bose. Uyu numwe mu baturanyi baka kabari avuga ko ibyabaye byose yabikurikiranye dore ko ngo ari nawe wahuruje inzego z'umutekano. Ukuntu byagenze ngiye nari ndi hari iwanjye urabona ko ari metero nkeya naha ngiye nari ndi hanze ndimo nganira n'umuturanyi ngiye kubona mbona amatara y'ahangaha arazimye urugi bararukinga ngiye nkagira ngo bagiye kuryama hanyuma igihe ninjiye mu nzu numva isasu rya mbere riravuze ariko ryavugiye mu nzu noneho ndasohoka njya hanze ngiye ndimo kubaza nti ni ibiki bibaye ni ibiki bituritse nza nsatira hano mpagarara nk'aho ngaho uwo mudamu ari mbona umuntu ahagaze ahangaha aza nyirukankana nsubira inyuma nsa n'uwinjiye mu nzu mpagarara mu muryango ahindukiye mbona afite imbunda. Yari yambaye inifomu ya gipolisi. Ya gipolisi. Hanyuma kuko isasu ryari rivuze ngarutse n'ijwi rya kabiri riravuze mbona ibintu byakomeye ko njye nabanje kugira ngo nawe umutekano bisanzwe ubwo nahise mpamagara umuyobozi w'umudugudu muhamagaye ndamubwiye ni hano hantu ndabona hari abapolisi kandi barimo bararasa sinzi ikibazo cyabaye. Ahambwa ati se ati bararashe ntibarasha amasasa abiri ati se hano kwa sande baryamye ndabona hakinze n'amatara yazimye niyo baryamye simbizi kandi urasa ntihagaze. Ubwo igihe ako kanya mba ndamukubye ahambwa ati ngiye guhamagara hama njyewe ako kanya nibwo nagarutse nanone nje kureba ngeze aha nanone umupolisi arongera aranyirukankana noneho nibwo nahise mpamagara komanda ndamamagana ndambwira rero hano Bihinga ku mukoma hari abantu bahari bambaye imyenda ya gipolisi barimo bararasa amasasu kandi ntago nzi ikibazo cyabereye mu dutabara atereka nzi kuko ubwo nahagaze hariya ndimo mpamagaye komanda kuko nari maze kuvuga mu izina rye abene komanda dutabare ubu ngo nawe ko yari ahagaze ahangaha ako kanya hita arasa amasasa abiri hejuru mu kirere noneho ku ruhande rw'inzu hari undi waruhagazeho ko we narebaga ingofero gusa imyenda ntayireba arasha amasasa abiri hejuru noneho mpita nsubira inyuma mpagarara mu muryango
ako kanya nongeye ngarutse mu mbuga kuko iwanjye itara ryakaga bose baba barazamutse uwaharazamuka n'uwari uri mu nzu barasohoka baza bankurikiranye bambwira ngo nimpagarare we muginga ngo hagarara nsubira inyuma umwe ahita akata hano babiri banca imbere barimo bantunga imbunda uw'umusirikare yari ari imbere yambaye agapfukamunwa gatukura ingofero iri mu maso umupolisi yambaye akirabura n'ikote ryabo rirerire bacaho bantunga imbunda nanjye mpagaze mu muryango nifatiyeho urugi gutya ndimo mbareba bahita barenga ako kanya nibwo inzego z'umutekano zahise zihashyika. Aha kandi abaturage bakomeje bashimira inzego z'umutekano bavuga ko ngo zabatabariye ku gihe ndetse ngo bakaba bafite n'icyizere ko barakomeza kubaba hafi. Ariko icyo twizeye ni uko dufite inzego z'umutekano zikomeza zikadufasha nubwo byaza nk'ubu nyinjoro badutabaye bararanye natwe birukankana natwe ubwo rero ndumva nta bwoba twagira kuko dufite leta nzima nziza idutabara vuba. Rero kugira ngo tugire ubwoba natwe turaza kwirindira umutekano tujye turara turi maso buri muntu wese yirindira umutekano ndumva ari ibyo nta n'ikindi. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bavugana n'umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone batangaje ko iby'ubu bujura babimenye naho ikigendanye no kuba aba bagabo batatu bari bambaye imyenda y'inzego z'umutekano ibi byo bavuga ko batahita babihamya cyane ko inzego zibishinzwe zikomeje kubikurikirana. N'ubujura bwabaye aho abantu baje batera muri ka butike umuntu acuruzamo n'inzoga baza amakuru twawe nuko baje bashaka ko bari abantu batatu nibyo abaturage bavuga ko ababonye bavuze ko bari bambaye imyenda yijimye ariko ntabwo bemeza niba ari imyenda y'ingabo cyangwa ya polisi kuko iyo ari nijoro wambaye umwenda w'umukara ntiwamenya itandukanya niba ari imyenda y'urwego runuru ko ibyo bavuga nuko babonye imyenda bari bambaye imyenda yijimye kumenya ko ari imyenda ya polisi cyangwa gisirikare ibyo nta wabyemeza ibyo ntibyamenyekana nuko bafashwe. Abaturage bari maso, inzego z'ubuyobozi ziri maso, inzego z'umutekano ziri maso, ashobora kuducika rimwe ariko ntabwo yaducika bwa kabiri nyirabundi baza ko ingamba zafashwe zigaragaza ko wana kugira kubigerageza azajya nafatwa ataragera ku mugambi we. Ku kigendanye n'aya masasu abaturage bavuga ko babonye ndetse banumvise ubuyobozi buvuga ko nabo babibwiwe n'abaturage ariko ngo iperereza ryimbitse rikaba rikomeje. Kurasa bwo abaturage ko batubwiye ko hari amasasu bumvishije bashobora kuba rero amabandi yabonye ko ashobora gufatwa agashaka gukanga kugira ngo ahunge. Abaturage babitubwiye kandi ibyo niyo mpamvu navuga ngo biratari mu iperereza inzego zibishinzwe zirimo zirabikurikirana kugira ngo izaduha amakuru nyuma y'iperereza rizaba ryakozwe. Kuri iki gitondo abaturage batuye muri aka gace ngo baremeshejwe inama n'inzego zitandukanye zirimo n'iz'umutekano babwirwa ko bagomba gutangira amakuru ku gihe ndetse nabo bakaba maso mu kwicungira umutekano. Naho mu gihe twakoraga iyi nkuru ibyibwe ndetse n'ibyasahuwe n'abo bajura byari bitaramenyekana dore ko hari n'abatwawe ibyangombwa byabo ndetse birimo n'amarangamuntu. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Uyu ni Urayeneza Juvenal umuturage ukomoka mu karere ka Musanze avuga ko kuva mu mwaka wa 2017 ubwo yakoraga imirimo kubaka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera akorera isosiyete mpuzamahanga yitwa Mota Engine asobanura ko yaje kugiramo impanuka mu kazi akangirika amatwi nk'uko abisobanura. Ikibazo cyanjye kuntu giteye nakoreye kampani ya Portugal yitwa Mota Engine kuva 2017 niko banyangaje umukozi wa mashine operator SP1 muri mashine yitwa Protozera. Ubwo naje kugira ikibazo cya gisida ku itariki ya 20 z'ukwa karindwi 2018 ryinjira mu gutwi banjyanye kuri clinique twakoreragaho batuvurizaga ku kibuga cy'indege kuri clinique Dr. Faida arabinanirwa abona ni ikibazo gikomeye banyohereza ku cyicaro gikuru kuri King Faisal. Ubwo muri iyo minsi 3 nagumanye ibuye mu gutwi kuwa mbere ngarutse ngo banjyane kuri Faisal bajye kurikuramo warishinzwe umurimo warushinzwe ubuzima bw'abakozi n'ibidukikije witwa Nuno Silva Cesar Silva ahindura transfer avuga ngo kuri Ruwa Faisal birahenze
ahubwo nibanyohereze i Nyamata. Urukwashi ararurambura ashyira mu gutwi ararukoresha kugira ngo ibuye agerageza gukuramo ibuye, ahubwo agerageza aba ari bwo ryinjiramo imbere cyane antera n'ibisebe. Bongera banzura ko ndi buce njya Ruwa Faisal akaba ari bajya kurikuriraho. Ubwo bwakeye banjyana Ruwa Faisal aragerageza we abasha kurikuramo ariko bigoranye. Ambwira ko ugutwi tempa y'ugutwi ayibonaho ibisebe, nzagaruka muri check up akareba ko ugutwi kwanje kutatakaje kutumva. Nasuye kuri check up kuri Ruwa Faisal basanze ugutwi kwanje kwaratakaje kutumva. Ukeneye insimburangingo akapare ko mu gutwi kandi nkahindurirwa muri environnement nakoreragamo ahantu hatari urusaku kugira ngo nzarinde ukundi gutwi kw'ibumoso. Akomeza avuga ko iyi sosiyete yaje kumwirukana. Mbandikiye ku cyicaro cya Mota nta kintu babikozeho, ahubwo naje gutungurwa n'uwari ushinzwe ubuzima ku kibuga twakoreraga. Arampamagara muri ofisi ye arambwira ngo dosiye yanjye bagiye kwishyira muri assurance ya kampani niyo izanyishura intangure niyo apareye. Haciyemo nk'ibyumweru bibiri bahise baduhagarika, bampagarika icyo kibazo nari ngifite kitarakemuka. Baraduhagarika n'abandi bakozi atubwira ko imashini twatwaraga bitunguranye zigiye gukorera Mozambique bazongera kudutumaho. Ubwo twaragiye nta mperekeza baduhaye amafaranga y'umushahara, nta mperekeza baduhaye byemewe n'amategeko. Ubwo dutegereza ko bazadusubiza mu kazi. Babasubije mu kazi, njye sinigeze nsubirwa mu kazi, sibigeze banambwira n'ibijyanye n'ubumuga bwanjye. Nkorakomeza ngenda mbibutsa kuva 2018 kugeza iki saha. Nagerageje no kujya kubaza muri assurance barambwira ngo iyo dosiye ntabwo iragera mboze. Bose ubu ngubu ndabiyambaje kugira ngo munkorere ubuvugizi kuko ubuzima bwanjye kugeza kuva 2018 kugeza na nisa umuryango wanje ubayeho nabi. Ku murongo wa telefone twavugishije umuyobozi muri sosiyete ya Mota Engile ariko ntiyashaka kuvuga amazina ye n'inshingano afite muri sosiyete ya Mota Engile. Tubwira ko uyu uraye neza yazabagana akegera umuyobozi ushinzwe abakozi muri Mota Engile akamufasha. None ko twasibaje n'istori muri konje yahagera reka akabaza akareba ngo bidakorwa, bakereza ko aribyo byaba bisaba. Icyo yakora yagenda akajyayo akegera departement ushinzwe abakozi akagenda akababwira icyo kibazo akabaza n'aho bigeze, ibyo byaba ari byiza bakamufasha. Uyu uraye neza akomeza asobanura ko ngo kuba yaragize impanuka muri aka kazi ngo byamugizeho ingaruka, ngo kuba atagira indi mirimo abasha gukora ahantu hatandukanye. Janvier Kamanzi, BTN TV, Karere ka Bugesera.